Vestine yambuje mbere ko twari ikiganiro yanyicaje arambwira ngo simuvugeho story nyinshi yamahamuye ndumva nitonze wambangana. Ase ntacyo ushaka kumbaza. Kuki utajya unyereka ko nkunda ngo bingaragarize ukabibwira abandi bantu. Nta kibazo ushaka kumbaza. Nicyo nyine cyambere kamere kuri icyo cyane. Rero Imana yanyeretse hari abantu bari mu gisate cy'iyobokamana b'abahanzi. Aba bahanzi n'abakobwa babiri. Hanyuma Imana yanyeretse aba bahanzi igihe cyabo cyo gukora Imana yaragishyizeho iherezo. Hanyuma Imana irambwira ngo impamvu yashyize iherezo ku gihe cyabo cyo gukora, Imana irambwira ngo yarabazamuye ibakura hasi cyane, ibakura muri puberi, irabazamurira bogeza amazina yabo aramenyekana. Ariko bageze hejuru ngo barangije baribagirwa. Rero Imana irambwira ngo aba bantu igitumye ishyira iherezo ku murimo bakoraga cyangwa se bari bari gukora nuko bakoze ikintu bita kwibagirwa. Mfite byinshi byo kuvuga, indirimbo nyinshi zirahari, nari nkumbuye Vestine twongeye turahura cyakoze ndakwishimiye yambu amashonga hari letre nakwandikiye sinzi niba nayisoma ariko nakwandikiye letre. So abakunzi bacu ntago tubyite kugaruka se twari tugihara ariko turagarutse. Abakunzi bacu twari tumaze igihe turi gutekereza kuri ibi bintu, turi kubisengera cyane. Imana iri guhindura system. Yego, haleluya. Nta kindi kibazo wumva ushaka kumva. Uretse ndakiko hari ahantu mwibikiye tubaze tubwira abakunzi